nanone kandi Imana niyo yaremye ibitsina, ariko kubihuza bikaba ngombwa kwishimirwa n'abashakanye gusa. Aka kantu kumbi noneho ubwo bivuze ko umuntu wese utaravuga ngo nzanye umugore mushyize mu rugo, icyo kintu arakibujijwe. ubwo n'ubu uri ingaragu uri uduteze amatwi uri kutwumva, umenye ko Imana yaciye umurongo. hari amagambo rero yakomeje ngiye yantunguye. Imibonano mpuzabitsina ni amahirwe yishimirwa n'umugabo n'umugore bashyingiranwa, bukaba ari bwo buryo bwemewe gusa na Bibiliya. bivuze ngo ubundi buryo bwose wabikoramo butandukanye n'ubu buryo azaba ari icyaha. ubwo mu maso y'Imana umenye ko Imana itari kukwishimira. Yesu ashimwe. Turabasuhuje mwebwe abakurikiye Red TV muri aya masaha. Tugiye kubana mu cyigisho cy'uyu munsi. Amazina nitwa Liberateur Jean Floribert, ndi kumwe na mugenzi wanjye Niyigena Etienne. Nk'uko mubibona rero tugiye kwiga icyigisho. Iki cyigisho ndifuza yuko buri wese yaza kugikurikira neza kugira ngo yumve icyo Imana yagambiriye yuko twiga muri uyu munsi. Rero dufite amahirwe rero Etienne yuko turi kwiga inzandiko Pawulo yandikiye itorero rihe? Itorero ry'i Korinto. Buriya rero nk'uko twabibonye ryari ririmo ibyaha byinshi bitandukanye cyane. Ese ibyaha byarimo, reka nkubaze, ibyaha byari biri muri iryo torero, ese bimeze n'ibiri muri iri torero? Ese byari ibi? Ibyaha mu itorero ry'i Korinto Pawulo aryandikira yabivuze neza mu rwandiko yabandikiye rwa mbere mu gice cya 5 cya 6 niho yagaragaje ubwoko bw'ibyaha byakorwaga n'itorero ry'i Korinto. Ngo si byo byaha bihe? Icyaha cy'ubusambanyi, uvugamo icyaha cyo gusenga ibigirwamana, uvugamo icyaha cy'ubusinzi, uvugamo icyaha cy'ubugugu. Mbega hari ibyaha byinshi. Ese ibyo byaha natwe turacyabifite mu itorero ubundi? Niyo witegereje n'uyu munsi se utarinze nenda winjira wakinjira no mu itorero, niyo witegereje mu bantu, ibyo byaha rwose ni ibintu abantu bari gukora ku rwego rwo hejuru. Nk'uko itorero ry'i Korinto nabo ryari rimaze gusayisha ku rwego rwo hejuru, bigatuma Pawulo agira ishyaka ryo kwandikira itorero ry'i Korinto, arihugura, ryigisha, rihana kugira ngo risubire ku nshingano. Ni nako burya n'uyu munsi Imana ihagurutsa abantu bameze nka Pawulo kugira ngo bacyahe nk'uko Pawulo yabikoze mu itorero ry'i Korinto. Rero twari turimo turiga uburyo Pawulo rero yabandikiye ababaye, kuko atarabashaga kugerayo. Byasabye yuko we yifashisha inyandiko, arabandikira aya mabaruwa agera muri 2. Rero tugiye kwiga icyigisho cy'uyu munsi, aho turaza kuba gifite umutwe ugira uti gushyingiranwa no kubana no kuba ingaragu. Gushyingiranwa no kuba ingaragu. Urumva iki cyigisho kirareba abasore ba none, kikaba kireba n'abandi bamaze kurwubaka. Amen. Ntabwo kiri ku ruhande rumwe, kiri mu rubyiruko, kikaba kiri no mu bubatsi. Yego. Rero iki cyigisho mbere yuko dusenga tube tubumbura Bibiliya zacu, turaza kwifashisha igice cya 6 nicyo turi bwifashishe. Ariko mbere yuko dutangira, reka Etienne abanze adusengere tubone dutangire. Reka tubanze duce bugufiya dusenga Imana. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, turacyagushimira cyane kubw'uburinzi bwawe butangaje ubana na buri muntu wese uri ku isi, kuko abaye atari wowe uri mu ruhande rwacu, iyi si yacu rwose yajya ahantu tutamenya aho ariho, ariko kuko ukiyifashe mu biganza byawe ukaba ugifite umugambi mwiza ku bantu bayiriho, turagushimiye Data wa twese. Amen. None tugize umugisha udasanzwe wo kuba mu ijambo ryawe, reka umwuka wera bari gutuyobora. Waramusezeranye mugihe adusobanurire iby'izi nzandiko Pawulo yandikiye ab'itorero ry'i Korinto, tumenye natwe umugambi wari ufite wandikisha iri jambo ryawe kuri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero Etienne, nk'uko twabitangiye,
tugiye gutangira icyigisho cyacu, gushyingiranwa no kuba ingaragu. Rero hari amagambo tugiye gutangira twiga avuga ngo uguhamya kwa Pawulo ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Aya magambo tuyasanga mu Bakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Bigaragaza mu cyerekezo cy'umuburo aho abantu abihanangiriza ku kibazo kijyanye n'ubusambanyi cyane. nk'uko iki kibazo cy'ubusambanyi kiri mu byaha byari bikomeye cyane nk'uko twari twabivuze, byabagamo hehe? Mu itorero ry'i Korinto. Ariko bagakomeza bakatubwira ngo kuba urusengero rwa mwuka wera nibwo buryo bwonyine bwo kubaho imibereho izira inenge. Amen. Itorero ni umuryango w'abakristo witandukanya ubwawo n'abawuzengurutse n'ibiwuzengurutse. Ibyo bishoboka iyo mwuka wera arimo. Amen. Bivuze ngo uyu mubiri wacu, nk'uko mu byanditswe byera bitubwira ko umubiri wacu ari insengero z'Imana, ni nako tugomba kwemerera mwuka wera agatura muri twe. Nibwo bya byaha byose byarangaga i Korinto binaranga twebwe ab'iki gihe byacika muri twe. Ariko ni ukubera iki hano Pawulo iki cyaha cy'ubusambanyi yari yakunze gushinga hagati cyane? Ni ukubera iki cyaha? Kuko ari cyo batubwiye ngo abihanangiriza ku kibazo kijyanye n'ubusambanyi. Yego hari n'ibindi byaha byari biri mu itorero ry'i Korinto icyo gihe, ariko ubusambanyi muri iki cyigisho nibwo bakunze kugarukaho cyane. Yego, sinibuka neza, hari ahantu dusoma umurongo uvuga yuko ibindi byaha byose bibasha kubera inyuma y'umubiri, ariko icyaha kimwe cy'ubusambanyi nicyo cyaha cyonyine gishobora kubera mu mubiri, kandi ari rwo rusengero rw'Imana. N'ayo magambo uvuze n'ubundi yanditse muri uru rwandiko yandikiye Abakorinto, niho hari ayo magambo ko icyaha cy'ubusambanyi cyo gikorerwamo imbere mu mubiri, bikavuga ko ubwo ari cyo cyaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri iki gice cya 6 ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka, kandi iyo twangije urwo rusengero rw'umwuka wera kandi ariho atura, urumva biba ari ingaruka kuri twebwe. Kandi icyo cyaha urumva gifitanye isano n'ahantu umwuka wera akorera. Urumva cyo kibera mu mubiri mw'imbere, urumva cyangiza urusengero rw'Imana. Niyo mpamvu gishobora kuba cyarashinzwe hagati ku rwego ruhanitse. Noneho Etienne, ugiye kudusomera mu gitabo cy'Abakorinto 8 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6, turava ku murongo wa 19 tugeze ku murongo turasoma umurongo wa 19 no mu gice cya 7 umurongo wa 9. Yego, ubwo niho turi bugeze. Igice cya 6 duhereye ku murongo wa 19. Yego, hari amagambo ari kutubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe? Imibiri yacu cyane, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, iyi mibiri yacu ni iy'Imana. Ku murongo wa 20 bagakomeza bakavuga amagambo akomeye ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu igenza gute? Ihimbaza Imana. Ariko hari abantu twaganiriye ejo bundi, numva umuntu arambwiye ngo ese kuko n'ubundi Imana yaduhaye imibiri, yaduhaye ibintu ngo ntitubikoreshe. Kwaba ari ukwibeshya. Iyo n'ubundi ukomeje gusoma inzandiko Pawulo yagiye yandika, batubwira yuko umubiri ku kintu cyerekeranye n'ibiryo, baravuze ngo inda ni y'ibiryo n'ibiryo ni iby'inda. Kandi ariko iyo ukomeje gusoma muri izi nzandiko n'ubundi bakakubwira ko umubiri ni uw'umwami. Rero niba ari uw'umwami, ntabwo umubiri wacu tugomba kuwukoresha icyo dushaka, kuko ni uw'umwami. Bagakomeza rero mu gice cya 7 ngo ibyerekeye ishyingiranwa. Ubwo tugeze kuri ya ngingo n'ubundi nyamukuru y'uyu munsi turi kwiga, ivuga ku byerekeranye no gushyingiranwa ndetse no kuba abantu ari ingaragu. Yego, ngo ibyerekeye ibyo mwanyandikiye
ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore. adakora kuki? Ku mugore ubundi kera ntabwo ibyiza. byari byemewe. ubundi ibyiza byakabaye ko umugabo adakora ku mugore. Ubwo bivuze ngo kutamukora ahubwo biri butume ahari cya cyaha twavuze cy'ubusambanyi kiri buhagarikwe. hari porosantaje kiragabanukaho, kuko hari igihe iyo umukozeho bihita birangira. Reka dukomeze ariko turaza kubona ubusobanuro bwimbitse. Ku murongo wa kabiri ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umuntu wese agira iki? umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. iri ni itegeko. urumva uwo ni umuti, kikaba n'igisubizo cya kibazo cyerekeranye n'ubusambanyi. buri muntu wese agira umugore we n'undi agira umugabo we. umugabo aho umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo umugabo we. ubwo ibimukwiriye ni ibiki? ni inshingano nyine agomba kuzuza zimureba nk'umugore mu rugo, zo guteka, ku byerekeranye nyine n'uburyo bagomba kubana. nyine bakuzuza inshingano zibareba hagati zibareba. Ku murongo wa kane ngo kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo atwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo we adatwara umubiri we ahubwo atwarwa n'umugore we. ntimukimane ahubwo utwarwa. keretse ahari musezeranye igihe. umva igihe cyonyine. umugabo n'umugore ku bantu bashyingiranywe bashobora kuba badukurikiye, ntabwo byemewe kwimana keretse ahari mwasezeranye igihe. mwabivuganye nabwo kugira ngo umva impamvu yabyo, komeza wumva impamvu nabwo mwasezeranye igihe. kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ku murongo wa gatandatu ngo ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si ku bw'amategeko mbategeka, kuko ntashaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. abatararongorana kandi n'abapfakazi, ndababwira icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. ariko niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. aho kugira ngo ujya kwirirwa wiruka mu bagore b'abandi, ibyiza washaka uwawe, ntuziri gukora icyaha cy'ubusambanyi. rero reka aya magambo ubwo tumaze kuyasoma, reka twumve icyo bayavuzeho cyane. hari amagambo hano batubwira ngo hari amasomo y'ingenzi yerekeranye no guhuza ibitsina dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 7. tubivuze mu ncamake, iki gice gishobora kugabanywamo ibika bibiri. iki gice kugira ngo tugisobanure neza, tugiye kukigabanyamo ibika bibiri: amabwiriza arebana no gushyingiranwa n'amabwiriza arebana no kudashaka. mbega urumva hari abantu bagomba kuzaba ingaragu. n'ubundi urumva ni kuri wa mutwe w'icyigisho bari kugarukaho, ibyerekeye gushyingiranwa ndetse no kuba ingaragu. ubwo urumva ibwirizwa rya mbere ni irirebana n'abantu bashaka kuzashaka igikorwa cyo gushyingirwa, n'abandi bakiri ingaragu. ni icyigisho buriya barigiye noneho kwinjira neza, badusobanurire iriya nsanganyamatsiko. rero nk'uko tubizi ko icyaha cy'ubusambanyi cyari cyakomeye, niyo mpamvu Pawulo yabisobanuye muri aya magambo. aravuga ngo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorino igice cya 7 hadufasha gusobanukirwa no kuvuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi ari ngombwa ko bikenewe ko abantu babimenya. mbega Pawulo yashakaga ko abantu babanza bakagira umucyo kuri iki kintu, kubera ko ni ikintu cy'ingenzi kinakomeye. reka dukomeze kuri ariya magambo akomeza. nyamara iyo dusoma igice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino,
tugomba kwibuka ko Pawulo yatangaga ibisubizo by'ibibazo Mhm. by'ingutu byari byari mu mu itorero ry'i bivuze Korinto. ngo ibi bintu ajya kubyandika ntabwo yabyanditse abyikuriye mu mutwe ni uko yari azi ko iki kibazo cyari gihari Korinto kinahangayikishije. cyari gihangayikishije kuko Eh. iyo dusomye mu bice bibanza Mhm. mu rwandiko rwa mbere Mhm. nko mu gice cya mu gice cya gatanu cya kane batubwira ko ngo byari byaramamaye ahantu hose ku buryo no ko abantu babimenye ko byari byarageze n'aho umugabo yenda muka- umugabo yenda mukase Mukase. ugasanga bimeze gutyo byari bikaze cyane. byari ibintu biteye ubwoba. Mhm. ndetse ariko n'uyu munsi burya se wagize ngo abantu ntibabikora, Mm. barabikora. urumva ko ikintu icyaha Mm. gihora kigarukirana, Mm. gihora gikurikirana abantu, kuko umubwiriza niho hari amagambo avuga ngo nta cyadutse nta cyadutse gishya munsi y'ijuru. munsi y'ijuru uko abantu bakoraga ibyaha mu gihe cyashize n'uyu Mm. munsi niko bikorwa. Mm. ariko nubwo muri icyo gihe byari bimeze gutyo, ntibyari bivuze ko hatari abantu b'Imana. Mm. mu itorero ry'Imana buri gihe cyose Imana iba ifitemo abantu bayo. bayo. rero barakomeje baratubwira ngo Mhm. naho ubundi ingingo zimwe zishobora kugaragaza ko ahari yari afite imyumvire mike mu buryo yabonaga ibyo gushyingiranwa, kandi ntabwo ari uko byari bimeze. hari n'igihe abantu bashobora kumva ko atabyumvaga neza, ntabwo ari uko byari bimeze, ahubwo yajyanishaga n'iki kibazo cyari gihari. Mm. rero hano niba bagarutse ku kintu cyerekeranye n'ubusambanyi, Mhm. kandi muri iriya mirongo bakaba batubwiye Mm. ngo ibyiza ari uko umugabo ngo atakora ku mugore ku mugore. utari uwe. ubwo bivuze ko icyo kintu kukirinda Mm. harimo mbega urukingo rwo kwirinda icyo cyaha cy'ubusambanyi. cy'ubusambanyi ariko nanone akagaruka ku kintu cyerekeranye n'abantu b'ingaragu. bw'ingaragu. ahari umuntu akavuga ati ubwo Pawulo yavuze ati reka ndeke gukora ku mugore, ubwo niho hari urukingo rwo kwirinda gusambana. ariko baratubwiye ngo ntabwo ari cyo Pawulo yashakaga kuvuga niba avuze ngo ibyiza mumere nkanjye. Mm. ntabwo ari cyo ahanini yashakaga kuvuga ngo abantu bakomeze bibera ingaragu, Mm. be gukora ku bagore. ntabwo ari cyo yashakaga kuvuga. yego. ngo mu byo twitaho itegeko, mu byo twitaho itegeko Mm. muzibukire gusambana. yego pe. riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 6:18. Mhm. rihuzwa n'igitekerezo cyo kwifatanya na Kristo amen. no kuba urusengero rwa Mwuka Wera. mbese hari indi nzira Mhm. yarusha kuba nziza yo kuzibukira ubusambanyi? birumvikana ntayo. inzira nziza ni ukwemera imibiri yacu ikaba urusengero rw'umwuka wera. iki kintu yakomeje kukigarukaho no mu ngingo y'ubushize yavugaga ku rukingo. urumva umuti wa mbere kugira ngo iki cyaha kizibukirwe n'abantu Mm. ni ukwifatanya na Kristo, kuko hano niko batubwiye. buriya Kristo iyo wamushyize ku ruhande, Mm. niho n'ubundi ibyo byaha byose Pawulo yagiye yandikira Abakorinto bakoraga, kandi koko Mm. naho inkomoko yabyo yabaga iri. Mm. iyo umuntu ubuzima bwe butomatanye na Kristo, byanze bikunze ibi byaha nk'uko byari biri mu itorero ry'i Korinto n'ubundi biboneka ku muntu uwo ari we wese. yego. rero kuko itorero ry'i Korinto navuga ko ryarerwaga ya magambo aboneka mu byahishuwe. Mm. hari ahantu bavuze ko itorero riregwa ko ryaretse urukundo rwaryo rwa mbere. Mm. urumva ko n'iryo tegeko ryagonze Abakorinto baretse urukundo rwabo rwa mbere, bakundaga Kristo cyane. kandi tuzi ko Kristo iyo ari mu muntu Mm. ntabwo icyaha kiboneka muri uwo muntu rwose. pe. ariko kuko bari basaga nk'aho bamuzibukiriye, batakiri kugenzura urusengero rw'Imana, yego. byatumye ibyo byaha bikura, biragenda biba gikwira mu bantu hose. yego. nanone ariko Imana niyo yaremye ibitsina. nk'uko hari abantu bavuga ngo Imana se siyo yabiremye, ubundi ni ukubera iki ngiye ntabikoresha icyo Imana yabiremeye. nanone kandi Imana niyo yaremye ibitsina,
ariko kubihuza bikaba ngombwa kwishimirwa n'abashakanye gusa. gusa Aka kantu kumbi noneho ubwo bivuze ko umuntu wese utaravuga ngo nzanye umugore mushyize mu rugo, icyo kintu arakibujijwe kuko ntabwo yemerewe kujya kuri ntabwo yemerewe kwishimira ibyo byishimo by'icyo gikorwa, kuko baravuze ngo ibyishimo bigomba kwishimirwa n'abashakanye gusa. reka dukomeze bumva. urumva ko iki cyaha ku bantu b'ingaragu, n'ubundi tugaruke ku ngaragu kuko ingingo yacu nicyo iri kwerekeza ku bantu bashyingiranywe no ku ngaragu. Ku ngaragu iki cyaha kirabujijwe. Ubwo n'ubu uri ingaragu uri uduteze amatwi uri kutwumva, umenye ko Imana yaciye umurongo ko umuntu wese w'ingaragu ibi bintu arabibujijwe. n'abajyaga bibaza ngo niba Imana yarabiremye ubwo twese turabyemererwa, ariko hari n'andi magambo Pawulo yanditse ngo byose ndabyemererwa ariko siko byose bingirira umumaro. ubwo rero niba haciwe akarongo ko ingaragu itemerewe gukora ibi bintu, iki cyaha niba waragikoze uri wo gupfukama imbere y'Imana ugasaba imbabazi. hari amagambo rero yakomeje ngiye yantunguye. imibonano mpuzabitsina ni amahirwe yishimirwa n'umugabo n'umugore bashyingiranwa, bukaba ari bwo buryo bwemewe gusa na Bibiliya. bivuze ngo ubundi buryo bwose wabikoramo butandukanye n'ubu buryo azaba ari icyaha. ubwo mu maso y'Imana umenye ko Imana itari kukwishimira. niba uzi ko ibyo bintu bikora mu rugo iwawe ahantu uba nta mugore muri kumwe, atari uwawe wemewe n'amategeko, ndetse niyenda mukaba mwaragenda no kwa pasiteri, ubwo icyo cyaha rwose kuri wowe kikuriho. none se ubwo ngubwo ko Yesu we yavuze ngo nunareba umugore wundi ukamwifuza uzaba wamaze kubikora. niyo mpamvu nyine bakomeje kugaruka kuba umuntu ubuzima bwe bwomatanye na Kristo, niho hari urukingo rw'ibyo bintu. kuko niba ubuzima bwawe bwomatanye na Kristo yego ukiri n'umusore, icyo cyaha Yesu yashimangiye agatera umusumari akavuga ngo nureba n'umugore wundi ukamwifuza umaze gusambana nawe, niho n'ubundi hari urukingo rw'icyo kintu kibera mu bitekerezo. ibitekerezo burya ahanini niyo nkomoko y'ibintu bishobora kugaragara inyuma tukabikora. rero urumva no kugira ngo ibitekerezo byacu birindwe ni ukuba twomatanye na Kristo. amen. reka noneho dukomeze tunasoza icyigisho cyacu. igihe yavugaga ku kuzibukira ubusambanyi, uwo ni Pawulo ashobora kuba yaratekerezaga inkuru ya Yosefu byagenze gute? iyo ugiye mu itangiriro muri iki gice batubwiye cya 39 umurongo wa 6 kugera 18 havuga iby'inkuru ya Yosefu uburyo yagurishijwe n'abavandimwe be mu gihugu cyo muri Egiputa. yego yahagerayo akajya mu rugo rwo kwa Potifaro, agahura n'ikigeragezo kitamworoheye cyo kwiba. hoya ntabwo ari icyo kwiba, n'ubundi baracyagaruka ku kintu cyerekeranye n'ubusambanyi. Yosefu yahuye n'iki kintu mu rugo rwo kwa Potifaro. umugore wa Potifaro amusaba ko baryamana. umugore wa Potifaro yari yanamaze gukuramo n'imyenda bari no mu cyumba, ariko Yosefu bitewe n'uko yari azi yuko iri tegeko Imana yaribuzanyije, yarishyizeho yuko iki cyaha kizira. urumva niba bavuze Bibiliya yatubwiye ibyo Imana yishimira ku byerekeranye n'abantu bagomba guhuza ibitsina. kuko rero Yosefu yari ataragira umugore, iri hame rwose yarishyize mu bikorwa cyane, arabihamya. urumva rero twe nk'abasore dufite n'urugero rwiza twareberaho tukabona ko ibyo bintu rwose bishoboka kuba wabyirinda uri umusore bigakunda, kandi Imana ikakwishimira. amen. Bibiliya ivuga ko mbere y'uko umugore wa Potifara agaragaza irari yari afitiye Yosefu yasohotse mu nzu arahunga. Mbere na mbere dore ikintu Yosefu yakoze, yarahunze akibibona. abasore b'uyu munsi bo baravuga batari ko si ibyo bintu wabinesha ute. we yakijijwe n'amaguru,
Ubwo rero nawe niba yenda uzahura n'ikigeragezo nk'icyo Yozefu yahuye nacyo, urumva nta handi ho gukira, ni ugukizwa n'amaguru kwiruka. Yozefu yakijijwe n'amaguru kuko niko batubwiye ati ataho kugira ngo ncumure ku Uwiteka rwose, ngewe amaguru yanjye ndayafite. yasohotse nkubwire ngo umuvuduko yasohokanye. Reka twikomereze. Nuko inshuro nke ibyo byavuzwe mu itangiriro byavuzwe inshuro enye. Bibiliya ntivuga neza uko byose byagenze, ariko biragaragara ko Yozefu yategereje gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ariko ari uko amaze gushaka. Mbega Yozefu yarategereje mpaka ashatse nibwo yakoze icyo gikorwa. Yari umugabo wuzuye Mwuka Wera. Amen rwose. Kandi yashakaga gukora igikwiye imbere y'amaso y'Imana. Uyu munsi hari igihe dushobora kwihisha mu bantu, tukaba icyo cyaha koko gishobora kuba cyabera no mu bitekerezo byacu nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza rwose, kuko bibera muri twebwe. aba turi kumwe ntibabe babimenya, bakavuga bati uriya muntu rwose ni indakemwa mu mico ye, aritonda. Ariko ikintu cya mbere tugomba kwitaho ni ukuba imbere y'Imana, mu maso y'Imana. Aricyo kintu cya mbere twakwitayeho, ko uburyo Imana iri butubone ari bya bindi bibera muri twebwe abantu batareba, tukabanza kwita ku kintu cyerekeranye n'uko Imana iri kutureba. Amen. Rero ndizera ntashidikanya yuko tubonye uburyo ingaragu zigomba kwitwara n'uburyo abashyingiranywe bagomba kwitwara. Abashyingiranywe ngewe inama nababwira, tugishingiye ku byanditswe byera muri iki gice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, hatubwira neza yuko abantu bashyingiranywe nibo bemerewe gukora cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ariko nanone umugabo cyangwa umugore bemerewe kwimana, kuko igihe bimanye biza kurangira umwe aciye ku ruhande bitewe n'uko irari ry'umubiri ryamusatiriye nyine rikamurenga. Niyo mpamvu bavuze ngo ari umubiri w'umugore utwarwa n'uw'umugabo, n'uw'umugabo ugatwarwa n'uw'umugore. Ubwo rero niba utagitwarwa n'umubiri w'umugore wawe, biba bivuze ko uzakora icyaha cyo guca inyuma uwo mwashakanye. Kandi n'uyu munsi iyo urebye mu bashakanye, icyo cyaha cyo gucana inyuma rwose kireze. Ngo basezeranye ivangamutungo. Rero abantu bakuze bari kutwumva rwose, icyo kintu bakizibukire mu maso y'Imana. Ntabwo Imana ikishimira, binasenya ingo nyinshi cyane iyo bidakorwa neza. Rero ndakeka icyigisho cyacu nta twagisoreza, twasoza twari tugeze ku musozo wacyo. Rero nk'uko twatangiye n'ubundi dusenga, wadushyira imbere y'Imana tugasoza. Uwiteka turagushimiye, turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye yuko iri jambo ryawe warihagarikiye, n'umuntu wese udukurikiye Mwami umuhe umugisha. Bamwe muri twe twakoze iki cyaha cy'ubusambanyi, ariko Mwami dupfukamye imbere yawe, tubyifashishijemo amavi y'umutima yacu ngo tubabarire. Abatarabikora natwe ukomeze kuduha imbaraga ziturinda tuzabeho tumeze nka Yozefu. Ubu buhamya bwa Yozefu natwe buzaba ubwacu. Uwiteka, ibintu byose uzajya wifuza ko tumenya, twiteguye kubyumva. Ibyo byose tubikwakira mu izina rya Yesu. Amen.